Yes ashimwe amahoro y'Imana abane namwe nongeye kubasuza nshuti bakunzi bacano ab'Imana bera nongeye kubasuza kandi bifuriza ishya n'ihirwe kandi mbabwira nti amahoro y'Uwiteka abane namwe. Mwarakoze cyane rero kwinjira muri telefone zanyu mukajya muri YouTube mugakora subscribe mwanditsemo ijambo ab'Imana bera izina rya chano yacu Uwiteka abaha imigisha myinshi cyane. Uyu munsi rero turasuhuza abatuye mu mpande enye z'igihugu ariko cyane turibanda ku gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda mwese turabasuhuje aho muva mukagera, yaba ku mukuru yaba ku mutoya, mwese Imana ibaha imigisha yaba ukomeye ndetse yaba woroheje. Amahoro y'Uwiteka abane namwe. Rero ndabasuhuje cyane kandi mbifurije ishya n'ihirwe. Reka nisuhurize ibihugu biri hirya no hino ku isi. Reka suhuze za Mozambique, suhuze za Libya, suhuze za Libani, reka suhuze abari muri za Dubai, abari muri za Korea, abari mu majyaruguru n'amajyepfo. Reka nisuhurize abari muri Korea ya ruguru ndetse n'iyepfo. Reka nisuhurize abakunzi bacu bari muri Amerika, kandi nongere suhuza abantu bari muri za Canada. Reka suhuze abakoresponda, reka suhuze abadiaspora, reka suhuze abaterankunga, kandi reka mbabwire ni amahoro y'Uwiteka abane namwe. Reka nisuhurize ababyeyi, reka suhuze abantu muri rusange, reka suhuze abagabo, suhuze abasore, suhuze abakobwa, nisuhurize abana bato n'abakecuru n'abasaza. By'umwihariko rero reka nisuhurize nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nkubwira ni aho uri hose weho n'abawe ndetse n'umuryango wawe, Uwiteka akomeze kubishimira 5 kuri 5 kandi akomeze kubagwiriza ubwenge ndetse n'ubuhanga, kandi mukomeje kutuyoborana ubushishozi ndetse n'ubuhanga. Imana ije iguha umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, uyu munsi twakuzaniye impano, kandi impano nziza cyane, impano y'umuvugo, impano y'ibisingizo, impano mu by'ukuri nziza cyane. Ntago mbashije kukwegera ngo nyikwihere cyangwa nyikubwire amaso ku maso, ariko munyemereye mwanyemerera nkabishyira mu bisigo n'ibisingizo, kandi nukuri Imana yakuduhaye irakahoraho, iragahora ku ngoma, kandi ukomeje kutuyoborana umurava n'urugwiro ndetse n'urukundo rwinshi cyane. Imana ikongerera ubwenge ndetse n'ubuhanga ndetse n'ubushishozi. Reka rero aka kanya by'umwihariko tunagusengere kandi tukwifurize ishya n'ihirwe mu by'ukora, mu bawe, mu buzukuru, mu bakwe ndetse n'abakazana ndetse no mu bana bawe. Reka kandi na madame wawe nawe turamusuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka rero akwishimire 5 kuri 5 kandi akomeze aguha ubuhanga n'ubushishozi ndetse no kuyobora urwatubyaye. Ndabizi neza ko biba bitoroshye, ariko Imana ikomeje kukuba hafi no kugushyigikira. N'Uwiteka yarakoze rero we wakuduhaye, ukatubera umubyeyi, ukatubera kijyana, ujyana abanyarwanda mu byiza ndetse no mu iterambere. Uwiteka akugirire neza. Njye nitwa Nduwimana Jean Claude, ndi umusore kandi ndi single. Imana itugirire neza, kandi mu by'ukuri dushimiye nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda ko yatugejeje ku iterambere kandi akatugeza kuri byinshi. Reka nukuri mu kanya gato turaza tukuzingurira umuzingo w'igitabo, kandi tukubwira ibyo Yesu yagize ate yadushize ku mutima. Reka tubanze tugusengere kandi dusengera n'abatuye isi yose ndetse n'abatuye mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'ibihugu ndetse n'ibihugu by'abaturanyi. Reka tubanze tubifurize ishya n'amahirwe bibane namwe. Mana data wa twese, uri Imana nziza, uri Imana yera, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uzi kurinda kandi ubereye amashimwe abagutegereje bose. Mu izina rya Yesu Kristo dusengera abayobozi b'ibihugu, mwami, kuva ku mworoheje kugera kukomeye. Ubwo ndavuga kuva kwa mudugudu kuzamuka mu nzego zigiye zikurikiranye. Ndashyiramo polisi, ndashyiramo daso, ndashyiramo abasirikare, ndashyiramo mwami abasenateri, abaminisitiri, ndashyiramo data wa twese abantu bose mwami
mwami kugera kuri nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, abo ngabo bagirire neza, abo ngabo biteho, abo ngabo bishimire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka inkomezi zawe iboneke kuri twe, reka inkomezi zawe iboneke kuri bo mu izina rya Yesu. Waduhaye ababyeyi beza Mana, bakomeje kutuyoborana ubuhanga n'ubushishozi, kandi warakoze ko wabahaye ubwenge. Ngaho bagurira imbago, ngaho bakore ku maso, ngaho batse, kandi mwami uze mu byabo, kandi nabo mwami bagume mu byawe bagukorere. Kandi mwami y'isi yose ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kigira agakiza, kikizwe mu izina rya Yesu. Isengero zikinguke mu izina rya Yesu. Uwiteka ibiterane bigaruke mu izina rya Yesu. Wongera usuku ububyutse mu bantu. Uwiteka mwami warakoze ko waduhaye abayobozi beza, ngaho bakore ku maso, ubatoze mwami ubundi bwenge n'ubuhanga, kandi ubereke mwami ibyo abanyarwanda bakeneye byinshi cyane, hanyuma nabo mwami Mana babishyire mu bikorwa, kandi bityo ubagurira imbago mwami, ingoma yawe yogere kuri bo, kandi amavi yose n'amahanga yose Uwiteka bigupfukamire, bavuge yuko uri umwami. Niyo mpamvu rero dusengera abayobozi bose kugira ngo biteho, kandi dusengera n'abaturage bose kugira ngo biteho. Urakoze nyakubahwa, nyakubyara, nyaguhora ku ngoma, bwiza buzima, bwiza bw'amahoro, bwiza buziranenge, bwiza bw'igikundiro, bwiza bwa buri wese. Uwiteka Mana nyakuramba, nyaguhora ku ngoma, nushimwe kandi ushyirwe hejuru ku isi yose. Nanjye mbikwatse nizeye izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Nongeye kubasuhuza rero kandi mbifuriza ishya n'ihirwe, mbabwira nti amahoro y'Uwiteka abane namwe. Imana ishimwe rero. Hanyuma nari maze kuvuga yuko twazaniye uyu munsi nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ibisigo n'ibisingizo ndetse n'imivugo, ariko kandi njyewe ku bwanjye mubona nka papa, njyewe ku bwanjye mubona nk'umubyeyi wacu watubyaye twese abanyarwanda muri rusange, shingiye ku iterambere ndetse n'ibyiza yagiye atugezaho, kandi shinge no ku mahoro turi mu ndetse n'igihugu cyacu kikaba cyarabaye icy'amata n'ubuki, kubera Imana isumba byose yamuhaye ubwenge, ikemera kumudutoranyiriza, ikemera yuko atwara abanyarwanda. Imana rero imugirire neza kandi ikomeze imwishimire aho ari hose. Uwiteka rero akugirire neza. Nyakubahwa Paul Kagame, mbanje kugusuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Uwiteka abane nawe. Uyu munsi tukuzaniye umuvugo, kandi umuvugo mwiza cyane. Nibyo natangiye kubabwira nti nubwo ntabashije kubageraho mu cyubahiro cyanyu ngo mbasuhuze cyangwa se mbabwire umuvugo wanjye, ariko munyemerere nawanditse, hanyuma munyemerere mubabwire nk'uko uri, nk'uko umwami yawushyize ku mutima, hanyuma kandi aho uri ndawugutuye ukunezeze. Bye ntacyo nabona naguha kuko ntacyo ngira, ariko byibuze byonyine umutima mwiza ni mugenzi w'Imana. Imana ikugirire neza kandi ibane nawe. Reka rero tutangire ku muvugo wacu. Hanyuma umuvugo wanditswe ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani 2025, isaha ni saa 9 z'ijoro, kandi umuvugo wa nyakubahwa Paul Kagame uragira uti: Paul Kagame urinde. Paul Kagame urinde, aho bagenzi byatangiye kera ukivuka, abantu bagushagaye, ubundi byarangiye, inshuti n'imiryango babana barara inkera bataramye basenga kugira ngo igihugu cy'u Rwanda cyuzure amata n'ubuki. Nyakubahwa Paul Kagame urinde. Bizi mama wawe wagutwise akagutwita amezi 9, agutwite mu nda agenda yigengesereye adahuga ngo udahungabana. Mubyeyi narakubonye njyewe ndatangara, numvisha ibirwi ndetse n'ibyo wagiye ukorera abanyarwanda, numva binteye kugukunda ndetse no kukwishimira. Nyakubahwa Paul Kagame urinde.
biza Uwiteka we wakwiremeye akaguhanga akagushyira ku isi, yarangiza akaguhitamo mu banyarwanda, akemera yuko uyobora igihugu cyatubyaye, yarangiza akaguha ubwenge n'ubuhanga, yamara kubiguhereza nawe ukatuyoborana ubwenge bwawe ubwo yakwihereye Uwiteka. Uwo niwe mugabo wabihamya ndetse ni nawe wabivuga. Njyewe ndacyakwibariza nti nyakubahwa Paul Kagame urinde. Uri uw'abantu bose bareba bagatangara, uri uw'abantu bose bareba bakava mu nzira, uri uw'abantu bose bareba bakaguha icyubahiro, kandi uri uw'abantu bose bareba bakaguha agaciro, uri uw'abantu bose bareba bakavuga bagasingiza. Benshi bajyaga bavuga ibisigo n'ibisingizo byawe nkabanza kubihakana ngira ntimurabeshya, ariko nje kwigenzurira sanga ibyo bakuvuga n'impamu. Nyakubahwa Paul Kagame urinde. Ntabwo niwe nisobanuriza byinshi kubera yuko nakubonye mu bikorwa byawe, amajyambere wagiye utuzanira, ngiyi imihanda, ngaya amashuri, wagiye utuzanira amazi hirya no hino, ubu turanywa amazi meza kandi benshi baranywaga y'ibishanga. Nyakubahwa Paul Kagame urinde. Ibikorwa byawe nibyo bikuranga, kandi iyo uvuze birijyana, iyo utegetse rijya mu bikorwa. Nyakubahwa Paul Kagame se twakuvuga iki utigeze ushyitsa mu bikorwa? Uri nyaguhiga umuhigo ukawuhigura, uri nyakutabara abantu, iyo uvuze ririjyana. Twagiye tubona benshi wagiye utabara, kuko benshi wagiye ubaha ku mazu babamo ndetse ubu bararyama barizigura. Paul Kagame urinde. Njyewe iyo ndebye nasanze uri papa, kuko amahoro ndimo niweho nyakesha, kuko nabonye neza umurava n'ibikorwa byawe. Ngaya amaterambere hirya no hino, ngiki kibuga cy'indege Bugesera, wagiye utugeza kuri byinshi, utugeza ku materasi y'indinganire, urangiza utugeza yewe kuri za mituwere, uduha kwivuza nk'abanyarwanda kandi uduha kwivuriza ku gihe. Ubu indwara na za malariya ntibikiboneka mu Rwanda. Paul Kagame urinde. Njyewe nabuze uko mbivuga, mbura uko nabitekereza ndetse mbura uko nakurata. Nuko none muri izi saha uyu munsi unyemerere wakira umuvugo wanjye, wakira ibisigo n'ibisingizo, kandi singiza ko Imana yaguhaye ubwenge ikaguha ubuhanga. Njyewe ku bwanjye nkwita papa, kuko nabonye ko watugejeje ku iterambere rikomeye. Nyakubahwa Paul Kagame urinde. Uba amahoro dufite niweho tuyakesha, hamwe n'umubyeyi wacu Uwiteka usumba byose, kuko ari Imana itabara igatabaruka n'itsinzi, kandi yikoze biramenyekana. Reka nkubwira nyakubahwa Paul Kagame, uyu mubyeyi wa gihanga waduhanze twese, ari we rugira rurema byose. Ni ukuri nawe ujye umukunda kandi umukunde cyane, kuko ari we papa wa twese. Nyakubahwa Paul Kagame urinde. Ishavu n'agahinda ntibikiboneka mu Rwanda, kuko watumye u Rwanda rugira amahoro, rugira gutuza, rugira ishya n'ihirwe, ruratunga, ruratunganirwa, ruratuza kandi ruratekana. Ngaya amahoro hirya no hino, ngizi ngabo z'igihugu hirya no hino ku mihanda zigenda ziducungira umutekano ndetse ziduhesha amahoro. Nyakubahwa Paul Kagame urinde. Uri Uwiteka yahaye ubwenge, uri Uwiteka yahaye amahoro, uri Uwiteka yahaye ibyishimo, kandi uri Uwiteka yahaye kutuyobora ndetse ukayobora u Rwanda rwatubyaye. Njya numva abanyarwanda baca umugani bati Imana y'ahandi yirirwa ahandi igataha i Rwanda. None mwami Imana isumba byose waduhaye umubyeyi mwiza, natwe turagushimiye. Ushimwe ushyirwe hejuru. Nyakubahwa Paul Kagame urinde. Ndabizi ubwo watugejeje ku iterambere, dore abanyeshuri bariga neza bakigira ku gihe kandi bakabona ubwenge. Ndabizi watugejeje ku iterambere, uduhereza amaterasi y'indinganire, ibyo nari nabivuze hambere aho ngaho, kandi no muri ruguru nari nabivuze. Waduhaye amazu meza, turatunga turatunganirwa. Yewe nyakubahwa Paul Kagame, abantu benshi ubu ngubu bari mu mutuzo kandi bararyama bagasinzira, ariko dore n'ikimenyimenye bizi wakubyaye, kubera ko azi neza ko wabyiruka ubuhanga, ukabyiruka ushaka ubuyobozi ndetse ukakura wiga ushaka guteza imbere abanyarwanda. Twarakubonye yuko utigeze ubyihererana, kuko wagize gutyo ugatsindira igihugu cy'urwatubyaye. Nyakubahwa Paul Kagame, nta kintu nabona navuga, ntabwo nareka kuvuga ibirwi ndetse n'ibisingizo byawe. Nyakubahwa Paul Kagame urinde. Uri nyaguhiga imihigo ukayihigura, uri nyakugambirira ugasohoza, uri nyakwemerera abaturage ukabaha,
dore watanze inka hirya no hino, gira inka munyarwanda yateye imbere kandi ndi kubibona neza cyane. Ubu abantu baranywa amata bakararira ndi kubera yuko wakoze imirimo kandi ukabagenera inka. Yewe kera ntago twari tuzi korora, ariko twamenye no kororera mu kiraro. Nyakubahwa Paul Kagame urinde, uri uwo batinya kandi uri udasumbwa, uri intwari kandi uri umuhanga. Ntabwo nakurata byinshi cyangwa ngo nkuvugeho byinshi, kuko ibyinshi ni wowe ubyiyiziye, ariko icyo nashaka kuvuga, ndarata imijya n'imigambi yawe, ndarata imihigo yawe, kuko twabonye neza kuvuga ari kwijyana. Twabonye yuko ugambirira ugasohoza, wagira ngo ni weho muyobozi Uwiteka yatuzaniye, ariko twarabibonye neza dusanga koko ari wowe Uwiteka yatuzaniye, kubera ko nta wundi yahisemo kutuyoborera urwatubyaye uretse weho nyakubahwa Paul Kagame. Kuyavuga rero si ukuyamara, ongera urebe hirya no hino. Nyakubahwa Paul Kagame, iyo nza kugira ubushobozi nari kukwegera nkagukora mu kiganza, ariko none nkusuhuje mu mwuka wera kandi nkubwira nti amahoro y'Imana bane nawe. Nyakubahwa Paul Kagame, ni byinshi cyane nakuvuga ibyo wagiye ukora, ndetse hirya no hino abaturage wagiye usura, aho ugeze baguterera intebe ukicara ukanezerwa, kandi abaturage bose ubaha ijambo, buri wese akavuga ibyo akisanzura, kandi nta muturage ukirengana. Niyo mpamvu nawe tukubwiye tuti Imana niguhaza uburame kandi ikongerera imyaka yo kubaho abawe ndetse n'imiryango yawe, abakwe ndetse n'abakazana ndetse n'abana n'abuzukuru. Uwiteka abaha uburame kuko ari we wabibyariye akabashyira ku isi. Navuze ko ntavuga byinshi kuko byinshi cyane urabizi, kandi byinshi cyane biza bakubyaye. Nyakubahwa Paul Kagame, reka nkwifuriza ishya n'ihirwe. Munyemerere babyeyi, Papa nyakubahwa Paul Kagame, icyo ntiyasozereza nkwisabira, nta bushobozi mfite bwo kukwegera ngo ngukore mu kiganza nkubwire icyifuzo cyanjye, ariko noneho ngera urebe kure. Dore abanyarwanda baradamaraye, dore benshi bavuye mu byizerwa bari kuzirura ibyaha. Yewe hirya no hino bamwe babaye abasambanyi, abandi baba basinzi, ndetse abandi babaye abanywa tabi n'abanywa nzoga. Nyakubahwa Paul Kagame, ongera urebe kure, udukingurire isengero. Dore abantu babaye ibirara, dore abantu barabaye ibirumbo. Hirya no hino abapasiteri ntibagikora, hirya no hino abashumba ntibakivuga, kubera ko intama zaratatanye, nta kuntu bazibona ngo bazegeranye. Ariko nyakubahwa Paul Kagame, wowe ndabizi neza ko Imana yaguhaye ubutware, kandi ubutware udutwaza bwatuma n'isengero zongera zigakinguka. Ongera udukingura isengero nyakubahwa Paul Kagame, ongera wibuka ibiterane byabaga hirya no hino, ongera wibuka ibiterane byagendaga biba hirya no hino mu masoko, bakabwiriza abantu bakareka ubusinzi, bakareka ubujura, bakareka ubusambanyi, bakareka ibiyobyabwenge, barangiza bagakizwa. Nubwo nyakubahwa hajemo ibibazo by'inda nini ndetse n'imirurumba, ariko wakongera ukareba kure. Imana yakongera ikagukora ku maso, ukagirira impuhwe isengero izujuje ibyangombwa ukazifungura. Ndumva nyakubahwa ubwo bufasha ndabukwisabiye. Nyakubahwa, icya kabiri ngusaba nta kindi, nta nubwo kigoye. Reba abaturarwanda babaye hirya no hino ku mihanda, barara hirya no hino ku mihanda, abenshi buzuye mu bukode. Nyakubahwa Paul Kagame, wakongera ukareba kure abaturarwanda, ukongera ukabaha amazu, ukongera ukabubakira, kuko ndabizi neza imihigo yawe n'imijya n'imigambi byawe ntibijya birangira. Wakongera ukareba kure ukaduha amazu. Dore hirya no hino babuze amazu, dore barirwa mu bukode hirya no hino, bamwe babaye inzererezi kandi bamwe babura n'amafaranga yo kwishyura. Dore utuzi mu Rwanda twarabuze, ndetse n'abanyarwanda bagira amafaranga ntibakiyatanga. Urugero mvuga nanjye ndiheraho. Ariko nyakubahwa Paul Kagame, wakongera Imana ikagukora ku maso, ukareba kure ukamenya abaturage, ukongera ukabamenya, ukongera ukamenyera abanyarwanda, ukabarebera kure, kandi ukamenya ibyo bifuza n'ibyifuzo byabo. Hanyuma bityo bigatuma abanyarwanda dukomeza gutuza dutengamaye, tugakomeza guturiza mu bwenge ndetse n'ubuhanga bwawe Imana yakwihereye. Reka dusingize rugira byose, kuko ari we wakuremye akagushyira ku isi, yaraguhanza guhitamo mu bandi. Ni ukuri nawe uri igitego, wagira ngo uri Bikira Mariya waje. Ariko nyakubahwa Paul Kagame, reka tukubwire ngo inda yakubyaye irahirwa, ndetse n'ibere yakonkeje rirahirwa, kubera yuko wagize gutyo ukagira umurava, ukatuyoborana urukundo ndetse n'ubushishozi. Kandi ntawe ndumva wahutaje, ntawe ndumva warenganyije, yewe n'abakuvuga nabi barakurenganya, kandi
abakuvuga bakubeshyera, abo ngabo Imana yo mu ijuru izabibabaza. Njyewe icyo nari ndi kukwisabira ni icyo ngicyo. Reka nkubwire nta mahoro n'amahirwe bibane nawe, kandi nkomeze nkubwire ngo aho uri mu rwatubyaye, Uwiteka ajya akomeza kwishimira kwagurira imbago, ndetse wowe n'abawe. Kandi reka nongere nkwifurize ngira nti dukorane umurava dutera imbere. Amahoro y'Imana abane nawe. Yarinde Uwimana Jean Claude wari uri kukwifuriza ibyiza byinshi. Amen. Mana turagushimira, urakabyara uragahora ku ngoma, ngaho rengera abayobozi b'igihugu kandi urengera umubyeyi wacu, nubwo tuzi neza yuko mwami ibingibi tutamubonye ngo tubimubwire, ariko tuzi neza ko tugutumye mu nzira mugozi, niweho watugererayo, niweho wamwibwirira ibingibi. Uwiteka nyakubahwa, urabizi ntago nzi ikinyarwanda cyane, ndavuga ngategwa, ariko nyakubahwa harimo amakosa hose, uhambabarire. Ahubwo nyakubahwa wumva icyo nashakaga kuvuga n'umutima wanjye, kandi data wa twese uri Imana igira neza, warakoze ko waduhaye umubyeyi muzima, njyewe ku bwanjye mwita papa. Ngaho rero mwami komeza uduha amahoro, kandi nawe papa wanjye narakubonye igihe kimwe Uwiteka uza ukamusuza ugakora imirimo n'ibitangaza muri ako gatondo, nkabona ineza yawe, nkabona ihirwe ryawe. Nanjye niyo mpamvu muzamuye mu masengesho, kuko ujya umusurisha benshi ukajya mu bantu unyuze muri we. Uwiteka ugakora ibitangaza bikamenyekana. Ngaho ukomeza umwagurira imbago ndetse n'ubwenge, kandi nawe uhabwa ibyubahiro byose, kandi amahanga yose n'amavi yose bigupfukamire. Twese tuvuga yuko uri umwami. Nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.